fashe umuntu w'umuyobozi icyo uramfasha ntabwo ikintu gikomeye si ibintu uzagenda mugene ngo mu murenge cyangwa mu kagari mugende usakuza ubwe ngo Paul yatandukanye na Joe wicyo uzamfasha mu kumvisha ura mugore akava hano akagenda iwabo icyo kintu nicyo uzamfasha icyo kintu kirakomeye ntabwo niba biteye umva none ikintu ndimo ngiye kubakorera niba mudashoboye kunyitwaraho neza ngiye kubijyana mu buyobozi buna n'ikintu nongera kuvugana namwe wimbwira ngo ariko ngoye umva icyo nkubwira ngiye kubijyana mu buyobozi ngiye muri RIB nizaza kwitwarira uzabyisobanura no kugize uziko nje mu muriro ahubwo se nje muhitani urashaka iki hasuje muhitani urashaka iki hano ubu hano uracyari urugo tuza niba dusanze ibibazo udufatanye ibibazo tubikemure hanyuma tubane neza ibi bibazo mukimura mwinda kwinginze wakabyarawe ushakira amafaranga ntangira ubuzima uziko nje mu muriro ahubwo se nje muhitani urashaka iki hasuje muhitani urashaka iki hano ubu hano uracyari urugo tuza niba dusanze ibibazo udufatanye ibibazo tubikemure hanyuma tubane neza ibi bibazo mukimura mwinda kwinginze wakabyarawe ushakira amafaranga ntangira ubuzima ariko dia miliyoni 2 zo wakuri urusanga miliyoni 2 niyo byaba ari 100 niyo byaba ari 500 nayanjye wibuka ahantu hari amafaranga yavaga muyo yavuye kure nisha kuya ntaga amafaranga ava hano hafi nanjye we nari mfite yavuye kure kandi arengera asubira kure suko gutesha umutwe urabizi wamfashije byinshi ndanagukundana nakubaha pe ariko ngicyo rero uraje ndashaka Claude bit akuse mukondebera nawe uzikwagira ngo neza ntabwo uzi ikintu cyakuzanye hangaha ubusibe n'ibiki birahangaha reba umwandura hangaha maze kwigira gasirimo reba arasirimutse ubusibe n'ibiki bufite hangaha n'amashene tatamara agaciro reba umwandura hangaha nyuma y'urugo hose uri kubona neza ubusize izi ni jaride zite hangaha reba ibijerekani ibintu byose ahubwo uba wigize umusirimu wahangaha gusa n'umwanda warakureba nta soni uri kundorera ndaza kubikora ndabikora hano neza urabikuraho ugomba kubikuraho ariko ntubwiye uri kuko nakuvanye wanyumeze none reba bitangiye kujya wigira hangaha nta soni nzane telefone yawe hano gira vuba se Halo? Kwa biti? Wamenye se? Wamenye? Ariko se hari ikibazo maze kugira. Ngewe naraguhamagaye ndakubura. Telefone yanjye ntabwo iguhamagara ngo byemere. Ndaguhamagara igahita yikuraho bivuze ngo washyize blacklist kandi ndaguhamagaza telefone y'abandi bigakunda niye mpamvu yatumye imboroka no kubera iki sobanurira noneho rero mfite ikibazo kiteye gutya ngewe narishyuye inzu none ukwezi kose kugiye gushira reba waragiye ntiwagaruka none inzu ko mbona ndi kujya nishyurira umukozi akaba ari wibamo wenyine urabona ibyo bintu nzabishobora sobanurira oya hari ibintu maze guhaga pe
ntabwo wansobanura ukuntu nguhamagara telefone yanjye bikanga hanyuma iz'abandi nkaguhamagara bigakunda ubuse si nguhamagaje y'abandi bikemera oya ntabwo nabyumva yego ariko se reka nkwibarize ushatse kumbwira ko ujya gushyingura ugashyingura ukwezi kose utaragaruka mu rugo oya ntabwo mbyumva ko maze kujya ngukeka pe ntabwo bwashize bambwiye ko utazongera gukora telefone none bafashe decision yo kugira ngo unshyire blacklist okay sawa vuba nonaha ngaha akira telefone yawe gira vuba uze ukureho iyi myanda yose gira vuba uhita ukuraho bino bintu byose biri aha ngaha urabona ukuntu hasa se mama burya wicaye aho ni hano nicaye Diane ongeyeho hari ibintu biri kuntangaza bibigize aha ariko se koko utambeshe uyu mwana n'uwawe ko se Diane icyo utabonye ni igiki ese ubundi kwera icyo wari warabihishe mama ako Diane kose ndakwinginze ntimukomeze kumpata ibibazo byinshi oya ntabwo ari ibibazo njye numvaga ko nta kintu wari kumpisha pe bigeze naho utwite inda ukwezi kumwe kugeza mu mezi 9 ubu se uyu mwana ntari mu mezi 2 mu mezi 3 ubu se kuki wabihishe afite amezi 2 n'igice Diane rero ntabwo ari ukubiguhisha kandi nta nubwo ari ngombwa guhita nkuturaho ikintu Diane urabizi ko wari umaze kugenda ubu runo rugo rugiye kugirwa n'impinja ako se Diane wagira ngo bigende gute wowe urabona wari umaze kwigendera kandi urabizi ko n'ubundi umwana w'umukobwa ntabwo aba mu muryango aho yavutse ahubwo aba mu muryango ahashatse se Diane ko wari umaze kugenda nari busigare hano njyenyine koko cyangwa se nari bucurire kuri wowe wenyine Diane aha nyine wabihisemo nta kibazo gusa nta kibazo kuba mbonye n'umuvandimwe ariko nyine biragoye nawe kubyakira birumvikana ubundi sabe imishiki hebwo nta nubwo mbyumva Diane kubiguhisha ntabwo ari ikindi si n'ubugome gusa numvaga ntafite itangiriro ry'uko ndi bubikubwire ariko rero kuva twicaranye gutya nakagombye kugusobanurira iki impamvu yo kuba narabyaye uwo mwana impamvu no kuba narindi jyenyine nisigaye jyenyine mwese undi wagufasha iki ko Diane kuba ndi muri iyi nzu jyenyine no kuba ndi kumwe n'uyu ni kimwe ngero simbizi gusa nge nzaguma hano uzasange kankuye inde uzasange kankuye ariko uzi ukuntu yirirwa ntesha n'umutwe ngo arashaka umwuzukuru chere ngo we yaramubonye ariko kankuye nawe yarampemukiye randebera kugira ngo umwana musa uzi ko amazina yavuze ntwita ariyo namwise none iyo ntayamwita ko yari kunyica wamwise nde namwise incungu ben ariko baranasa dore murasa Diane mama tudasa simfura ariko mama twahereye mu byo kumbaza ibibazo nk'ibi ngibi ngo byuko nabyaye wa mwana urabizi ko urushako rugoye ntubizi se ingo z'iki gihe urazizi nyine umuntu araperere akoresha uko ashoboye kose ariko bikanga cyangwa bikemera ntabwo rero twaganiriye naje ndi muri rwishi nkubaza impinja amakuru yazo nanjye aho narindi mu muriro ni mu itanura ry'umuriro nani se bimeze gute nyine bya papa wawe na bajazira n'umugabo mama babarira cyane nimba hari umuntu ubaho mubi ni Jazira mbega Jazira mama mbega nyina wa Jazira ariko n'ubundi mukase umuntu ntakunda kuba mwiza yego hari habeza ariko noneho sha numwe kwijana nyina wa Jazira we baje kumufunga sinabikubwiye se ariko ninzi ko ari ibintu byoroshye na n'ubu ntago bamufunguye papa yahuye n'ibibazo mama subwo nakubwira ngo iki papa yahuye n'ibibazo ava mu mvi twabagamo aragenda umugabo wanje amushakira handi barabana gutyo Jazira biranga akajya ntera none ikibazo naje kugira umugabo twabanaga wanje afite mushiki we ni igini nka Jazira noneho sinarinzi ko banaziranye baza kohekana umva nimba nkubwira ngo njemena ese Diane ntazasubirayo
ngo ngwiki ntabwo uzasubirayo ngiye nsubira i Bugande kuhakora iki none se umugabo wamutaye umugabo mama reka nkubwire umuntu wese mubana kwereka ko agukunze ariko namaze kubyara uno mwana bibi intambara arangira arambwira nkibyara arambwira ngo nindeka ntere ngo ninda ndamwase urantera inda ndi Imana nese ko Imana ari yitanga urantera ngo mpite mubyarira nkatekerezwa ngiye kubyara n'uru ruhinja ati aratangira aranyanga akajya nteza ibitero by'abantu abasirikare bamfata ngo nubundi ndi ibintu byinshi ntago sinatekerezaga kuri amwe ugarukiye kure ahubwo kuba uvuyeyo ni Imana ntago je natekereza kuri amwe yankorera biriya bintu ni mugari Diane nibyo nkubwira twabanya nkunda afasha papa ariko reka nkubwire mama abantu barahinduka reka nkubwire ntago nshobora kongera gusubira mu gihugu cy'Uganda ngo ngiye gushaka umugabo papa nawe araho yahuye n'ibisirani nduzi ko ari ibisirani ni umuntu utereye aho ngaho no gusarazasara kubera jazira mbese ni ibibazo Diane mama nahuye n'ibibazo narakubititse mu Bugande mburwo mbwira uzibazo nahuye nabyo nyine birumvikana aho wari uri mu gihugu cyawe wari wihugiyeho wari utwita ukajyanga kumvugisha ariko se Diane kuzi ko hano mu cyaro no kubona amafaranga biba bigoye noneho reba nari nkeneye n'utwenda tw'umwana mvuga ngo nzabona icyo mwambika umugabo waguteye ngo iki umugabo waguteye ndasaba he nta kintu aguha ako se Diane iby'abagabo nyine ntago bizi ntumaze kumbwira ibyakubayeho ibyambaye nise ko je twabana wowe mwakundanye guteze kotiya ko numvugiye Diya rwose mbara gukomeza kumbaza ibintu byinshi rwose pe rwose mbabarira ibyo bibazo mama umwana yaje mu muryango ibyo bibazo muri kumata rero biri gutuma nongera gusubira inyuma ukundi kuntu rwose Diya ndakwinginze none se wacyusaba abi Kigali niho mwahuriye ise yakwenga aragukunda asa Diya warese kumbaza ibintu byinshi nk'ibyo koko